Ndabasubije mwese mwahisemo gukurikirana Gate 250. Baza tica uyu munsi iragira iti ye ishingiye ku mateka. Abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nayahe magambo bakoresha. Umwana ari kwibaza azabwirwa n'iki abantu bavuga ukuri, bavuga amateka uko ari n'abayapfobya. Mfashe kumusubiza. Icyambere, bavuga ko nta jenoside yabayeho mu Rwanda, habayeho ubwicanyi, habayeho kwisubiranamo. Ikindi abapfobya bavuga ko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ku itariki 6 ari ryo ryatumye habaho jenoside. Ntabwo ari byo, bapfobya nyine, kuko bashaka kumvikanisha ko indege niyo mbarutso. None se iyo tugiye kubasubiza turabasubiza tuti tukanababaza ariko 59 indege yaraguye ko abatutsi bicwaga. Baba birengagije ko jenoside yateguwe igihe kinini. Tukanabibutsa za mbwirwaruhame